cyane kandi mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye nizeye ko mumeze neza cyane rero natwe tumeze turi ko sawa uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo barongoramo umugore munini. Kora subscribe, likinga video, comment nziza ni ingenzi kuri mwe muri rusange natwe. So rero abagabo benshi bakunda gutera comment bavuga ngo mutwigisha uburyo barongoramo abagore banini bakanyara. Ubundi rero ngo bazi ngo abagore banini ngo ntabwo banyara, ngo abagore banini ngo ntibaryoshye ibintu, ngo abagore banini ngo nyine ngo ni ba bantu ngo bagenda bakagarama gusa ngo na position ngo bakora. Mbese nyine amagambo maze kuvuga ku bagore banini ni menshi cyane. Uyu munsi turagira ngo tubice tubabwire yuko abagore banini ntago abagore banini uko mubafata siko bari. Niba warahuye n'umugore munini akakubera ikirumbo, ubwo nyine n'ikirumbo nyine setu, ariko wifata abandi ngo bashyire mu gatebo kamwe. Ntabwo ariko abagore bose banini ariko batazi gukora imibonano mpuzabitsina. Abagore banini bazi kunyonga, bazi kunyara, bazi gutaka, bazi kuyikandira mu gitsina. Uzi niba hari ibintu biryoha, hari uburyo bafata imboro y'umugabo warangiza ukayishyira mu gitsina cy'umugore wawe muri guswerana, noneho yarangiza akayikandiramo. Hari uburyo yegeranyamo amatako nyine akayegeranyamo igitsina mo imbere akayikandiramo, ukajya wumva irimo irinjira ibyiga wagira ngo ni akaviyerije, kumbe amaze gucamo imitwe y'abana 5, ariko uburyo yakubyizemo wana yayikandimo fresh, ubundi noneho akajyamo kumbe iwe yagize gute, yayishyizemo aragukandisha. Abagore banini ibyo bintu babikunda kubera ko iyo ari munini n'amatako, burya mu matako aba ari munini. Bivuze ngo rero iyo atiyeranjije ngo ashaka uburyo ki ari buyikandiremo neza fresh akayinyinyira, usanga nyine byagize gute, usanga bitaryoshye. Kandi tuba dushaka kugira ngo turyoshye ibintu, urumva turyoshye ibintu ku buryo nuba n'umugabo akurongoye atakwibagirwa, ajya ahora agutekerezaho avuga uti byanga byakunda, uyu mugore ni uw'agaciro mu buzima bwanjye, uyu mugore ngomba kumukurikirana. Uzi ko hari igihe umuntu akurongora akagira ngo hari nk'ikintu wamuhaye cyangwa se ari nk'ibintu wamuteje, akajya ahora kwirukanka inyuma akajya arongora ahandi, ariko akumva umunezero wanyu muri kuri wowe. Uri kubyumva? Umunezero wanyu muri kuri wowe, arumva kwifuza, arumva gukeneye, bitewe n'uburyo kwa kundi ujya ufatiramo hari ibanga urusha abandi, ukayinyinyira noneho warangiza ukajya uyikaragira mu matako, ukayigarura iburasirazuba, ukayigarura iburengerazuba, ukayisunika mu majyaruguru, ukayigarura mu majyepfo. Ubu rero ukajya uyikurura ukayishyiramo neza fresh, ku buryo umugabo ajya yibaza ese umugore yavutse hehe, ateye ate, mbese nyine bikakurenga bikakuyobera. Kubera iki? Kubera uburyo ayifata akayinyonga. Yewe nshuti zanjye, ni ukuri kw'Imana, ni uko nyine abantu babivuga akavuga ngo nyine ngo buriya niba habaho mu isi, ubundi hari ikindi kintu kiryoha nkabyo? Ibiryo biryoha nkabyo se? Inyama ziryoha nkabyo se? Ubuki buryoha nkabyo se? Uzarebe urimo urarangiza. Yewe data wihe nta nubwo wamenya uburyo, si wabwira umuntu ngo biryoha bate. Jya wenda kubwira abantu uti nyine ya n'igihe umuntu yanakuzanira n'icyuma aje kukwica, aba yateka mbanze ndangize wantu nyicire ugicuza ifuri namaze kugira gute, namaze kuzumva kabisa. Uri kubifiringa ubyumva bimanuka mu bwonko, mu mutwe, mu mubiri, mu nzara, mu misokoro. Mana we, mbega ibintu biba birenze, biba biryoshye, uba wibaza bikakurenga fose. Ni uku nguku bigenda. Abagore banini mani bararyoha, ahubwo se warongoye umugore munini wazifuza kurongora umuto? Okay, n'abatoya bararyoha, ariko kimwe ko harimo n'ababiha, kimwe ko n'abanini baryoha ariko harimo n'ababiha. So rero ntakabumwe ngo atukishe bose, sibyo? Ntakabumwe niba warahuye n'umwe akakubera ikinazi ukajya wumva ko abandi bose ariko bameze. Hariho abagore baba bazi icyo gukora, hariho abagore baba bazi ngo ngomba gukompeta, ngomba guharanira, ngomba gukora uko nshoboye. Apana imikino muba mufite ntabwo mba nzi iyo ariyo. Mugomba gukora uko mushoboye, mukamenya yuko abagore banini bakora imibonano mpuzabitsina kandi bikagenda neza, kandi akagushimisha, kandi akaguhereza keya wumvaga wifuza kuba wageraho, sibyo? Ibyishimo wumvaga washaka kugeraho, batanga akinyuma neza. By the way, akinyuma arakaguhereza maze akayibaniramo, ku buryo uyisunika wumva uri guhatiriza nawe arimo atera induru. Sheri we
haleluya. Ariko nizeye ko mumeze neza. Rero buriya ikintu mba nshaka kugira ngo mbabwire nicyo ngicyo, ni ukugira ngo mwige mubashe kumenya yuko nta muto nta munini, nta kibi, ikibi ni nyiracyo ugifite. Kuko byanga byakunda buriya umugore ashobora kuba atanyara, afite muri bya bitsina twagiye tuvuga bitanyara, ariko mu buryo bwo kutanyara akaba azi tekinike agomba kukuryoherezamo. Nubwo atanyara ariko ukajya uhora umutekerezaho uvuga uti kabisa uriya mugore ntabwo kuryoha kw'igitsina ari ngombwa ko yanyaye gusa, ahubwo hari n'uburyo umugore abikoramo ugasanga biraryoshye cyane. Usanga igitsina gifite amavuta, rwa runtu ruba rumeze nk'amabya y'ingurube rukunze kuba ruri hasi cyane, ariko rumeze ukuntu rubyimbye nk'amatama nyine, rumeze ngo noneho rukaba rufite amavuta koko, ugishyiramo ukajya umera nk'umuntu uri kugotora gikotora, ukongera ugasubizamo, ugakuramo ukongera ugasubizamo, ukongera ukumva ibintu biraryoshye bimeze neza cyane. Hamwe hahandi wumva wese ukumva Mana yanjye ibintu mu by'ukuri. Ibyo byose rero tujye tubiha agaciro, tumenye yuko abagore ni umusingi, abagore ni ubumwe, abagore ni iterambere ry'urugo, abagore ni abategarugori nyine b'abari nyine bakwiriye gutegera urugori urugo rwabo, bakwiriye gufatira iry'iburyo umugabo wabo, bakwiriye kuba ari abagore bita ku ngo zabo, ni abagore bafite ejo hazaza, ni abagore bafite akanyamuneza mu rugo rwabo. Umugore wamufashe neza nawe agufata neza, iyo wamufashe nabi nawe agufata nabi. Nibo ba mbere babasha kwihenura, nibo ba mbere babasha kuba bakwiyemera, nibo bantu babi naba narabonye, ariko kandi nabo bantu beza bahaba. Abagore banini rero usanga ari abagore beza, ari abagore b'abanyamahoro. Kuvuga ngo umugore munini mwananiranywe kubana nawe ni ibibazo byabikomeye, ntabwo ibyo bintu bibaho. Aho gusanga umugore munini akwitaho, aguha keya, akunyarira, akuririmbira, akunyongera, akakuganiriza, akakubwira uburyo ki ubizi niyo waba utabizi. Usibye ko ngiye buriya nta pardon nyangira iyo utabizi nabikubwira, sibyo? Kandi biba byiza kubwiza umuntu ukuri. Nanjye niba ntabyo nzi kubimbwiza ukuri biba ari sawa, sibyo? Mujye mugerageza gukoresha ukuri kupfa mu ziko ni gushya. Niyo mpamvu turi kwigisha ku bagore kugira ngo mumenye ngo umugore ateye atya, umugore ni iki, umugore akunda iki, yanga iki. Kora subscribe, likinga video, comment kugira ngo ujye ukomeza ubona video nziza nk'izi, kandi Imana ikomeze ibarinde umugisha. Ciao ciao, turabakunda cyane, bye bye.